n'izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwita baribu bambwira ngo navuze umuhanzi. Buri munsi tubyuka mu gitondo cya kare dutekereza kwa hazaza hacu, ibijyanye n'iterambere ryacu ntidusiba kubivugaho ndetse no kubitekereza umunsi ku munsi. Mu biganiro dukora ndetse yaba turi kumwe na bagenzi bacu ndetse n'ibyo twikorana ubwacu mu cyumba cyacu, ntidusiba gutekereza ku hazaza ndetse n'ibyo twahoze twifuza kugeraho mu myaka iri imbere. Buri uko ubyutse mu gitondo akenshi urambika amavi imbere y'igitanda cyawe, ukazamura ikiganza cyawe cy'ibumoso, ukayibwira ko uyu ari wo mwanya kugira ngo ugufashe kugera kuri za nzozi zawe wahoze urota. Nyuma y'iryo sengesho ufata agashati kawe keza kameshe ndetse n'agapira, umaze ugasohoka mu nzu ugafunga urugi rwawe, maze ibitekerezo byawe ukabishyira ku cyatumye uzinduka, maze ugatangira gushakisha ubuzima. Ibyo byose ukabiterwa n'uko wifuza kugera kuri za nzozi wahoze urota. Nimugoroba iyo utashye uragaruka ukongera ukarambika ya mavi hamwe wayakuye mu gitondo, ukongera ukazamura ikiganza cyawe cy'iburyo, ugashimira Imana ko yakurinze uwo munsi, ukaba ugihumeka, umwuka wawe ndetse n'umutima wawe bikaba bigikora neza. Ariko muri iryo sengesho ntabwo ushobora kwibagirwa kongera kwibutsa Imana yuko uyu ari wo mwanya mwiza wo kugira ngo ugufashe kugira ngo utangire kugera ku nzozi zawe. Bisobanuye ko ufite inyota y'iterambere ryawe yo kuva ku rwego uriho uyu munsi ukazamuka ukagera kuri hahandi wahoze urota ukiri mutoya, igihe wari ugitangira kubyiruka. Muri make urifuza yuko imyaka yawe ikomeza gukura, ariko n'iterambere ryawe rikazamuka. Iyo nyota ndetse n'iyo mitekerereze ubisangiye n'umubare w'abantu benshi cyane, yaba abatuye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, aho abenshi babyukira mu gutekereza ku cyatuma batera imbere, ndetse bamwe muri bo bakumva ko uyu mwanya ari wo mwiza wo kugira ngo ibyo bahoze barota babigereho. Nubwo hari n'abandi bavuga yuko babona igihe cyabasize bagakora cyane byikubye kabiri kugira ngo nibura barebe ko bafata igihe, nubwo akenshi ibyo ngibyo bidashoboka. Iyi nyota benshi bakoresha amakosa atandukanye mu kazi kabo ka buri munsi, kubera kwa gukora cyane ndetse no gukora byinshi birushijeho kugira ngo babashe gusigasira igihe cyabo ndetse babashe no kuzamura ibyo bakora, bigatuma akazi kabo ka buri munsi kagaragaramo amakosa atandukanye kubera ya nyota yo gushaka gutera imbere ku buryo bwihuse. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hano iwacu mu Rwanda, ni ukuvuga ibitangazamakuru byandika ndetse n'ibikoresha amashusho nka televiziyo ndetse n'amaradiyo, by'umwihariko ababarizwa mu Rwanda rw'imyidagaduro showbiz nyarwanda, ntabwo hari gusiba kugaruka izina ry'umwe mu banyamakuru bakomeye hano iwacu mu Rwanda, akaba n'umusesenguzi mu myidagaduro cyangwa se showbiz uzwi nka FATAKUMAVUTA. Uyu ni umwe mu banyamakuru banyuze ku bitangazamakuru bitandukanye harimo nka Contact TV, Flash TV ndetse n'ahandi hatandukanye, mbere y'uko yerekeza ku muyoboro wa YouTube ariho benshi mwamumenyereye. Ni umunyamakuru uzasanga mu biganiro bitandukanye by'umwihariko bibarizwa ku murongo wa YouTube, haba arimo aratanga ibitekerezo, agasesengura ingingo ku zindi, akavuga uko abyumva ndetse na byinshi bitandukanye, ariko byose bifite aho bihuriye na showbiz. Uyu munsi arimo arandikwa cyane n'ibinyamakuru bitandukanye, amaradiyo n'amateleviziyo byose bikamuvuga. Ibi byose bikaba byarabaye nyuma y'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rutangaje ko rwamaze guta muri yombi uyu mugabo akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye, harimo gukoresha imvugo zitari nziza, kwibasira bagenzi be bahuriye muri showbiz ndetse n'ibindi byaha bitandukanye. Mu kiganiro cyacu uyu munsi tugiye kugaruka kuri byinshi biri kuvugwa kuri uno mugabo. Uyu mugabo wanyuze mu buzima butandukanye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, nyuma yo kwisanga mu gisekirite arinda ibipangu by'abakire, nyuma yaha akaza kubivamo akisanga inyuma y'amakamera arimo arafotora abasitari batandukanye mu bitaramo bikomeye. Ibyo byose akaza kubihagarika, akaza kwisanga ku bitangazamakuru harimo nka Contact nk'uko nabikubwiye haruguru, ndetse akisanga kuri Flash n'ahandi hatandukanye. Ibyo byose byaje kurangira uyu munsi akaba yabarirwaga ku murongo wa YouTube aho yakoraga ubusesenguzi butandukanye. Uyu munsi arabarizwa hagati y'inkuta enye hatabasha kwikura ku buryo bumworoheye, nyuma yo gutabwa muri yombi ashinjwaho ibyaha bitandukanye. Mu kiganiro cyacu uyu munsi ngiye kugaruka cyane ku buzima bwite bw'uyu mugabo mbere y'uko yinjira mu itangazamakuru, mbere y'uko showbiz nyarwanda itangira kumenya ndetse ikamuvugaho, kandi ndakubwira gato mbere y'uko atabwa muri yombi ibyo ashinjwa kandi n'ibyo aregwa, gusobanura akantu kandi nkubwira uko byagenze mu rubanza nyuma yo kugera mu rukiko, maze ibyaha byinshi ashinjwa, ibyo aregwa ndetse n'icyo nyir'ubwite abivugaho. Mu kiganiro cyacu uyu munsi ngiye kukubwira akantu kandi ngusubirize buri kibazo cyose bibaza kuri FATAKUMAVUTA, kimwe mu byamamare mu banyamakuru abasesenguzi bazwi hano iwacu mu Rwanda. Wowe icyo ngusaba rero, tera agatebe maze wicare nkubwira akantu kandi ngusubirize buri kibazo bibaza. The Sky Media niho wageze, ahantu heza ho kujya ukura inkuru nziza z'ubusesenguzi ndetse zigaruka ku basitari bagiye batandukanye, ibyamamare ndetse n'abahanzi,
byinshi amateka yabo byose uzajya ubikura ahangaha umunsi ku munsi mu biganiro tuzatugutegurira. Kura subscribe aho hasi maze ibiganiro byacu ujye ubibona mu bambere. Nahijwe wumva ni rya Zizo 24 uhaye ikaze. Amazina y'ubundi yitwa Nsengabo Jean Bosco, hazwi cyane ku izina rya FATAKUMAVUTA, akaba ari naryo zina akoresha cyane hirya no hino cyangwa se nk'izina ry'akazi. Akaba akunze cyane kwita ingagi nkuru mu murwa. Ni umwe mu banyamakuru b'abasesenguzi bakomeye hano iwacu mu Rwanda. Yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye by'imyidagaduro, aho yakuriye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ari mu murenge wa Gatenga. Uyu amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange troncome ibi byose yabyize muri groupe scolaire Gisovu ari mu karere ka Karongi, maze amashuri ye aza kuyakomereza muri école technique Muhazi, akaba yaraharangije mu mwaka wa 2009. Uyu FATAKUMAVUTA gisoza amashuri yisumbuye mu kwirinda ko yaba nkabeshi mu bakuranye, maze akiyahura mu biyobyabwenge bikamurenga. Yashakishije akazi bubi na bwiza maze ashaka icyo yakora kugira ngo ibyo byose abyirinde. Yaje kuganira n'umusekirite wakodeshaga mu gipangu iwabo, maze aramubwira ati dore nibwo ugisoza amashuri yawe, uramutse ubyemeye nge nakurangira akazi muri ibi ngibi nkora, maze nawe ukareka ubushomeri, ukareka kuba nka bagenzi bawe, ukagira amafaranga runaka utangira kwinjiza, maze nawe ugatera imbere. Uyu mugabo wakodeshaga mu gipangu iwabo yamubwiraga yuko akazi k'igisekirite karimo amahirwe menshi yo kuba yakaboneramo akazi kandi gahembwa amafaranga atari make. Uyu Sengabo ntago yajuyaje cyangwa se ngatekereza kabiri, yahise yemerera umugabo ko agomba kumushakira akazi, maze ubundi Sengabo Jean Bosco uzwi nka FATAKUMAVUTA yisanga mu gisekirite atyo. Akazi yagakoze igihe kitari gito, maze nyuma aza kukavamo yisanga mu mwuga wo gufotora. Mu mwaka wa 2021 ubwo yinjiraga muri uno mwuga yakoranaga na chief director, banakorana igihe cy'imyaka 4, aza no gukorana na Fazopo bijyanye n'amavideo production. Byose bikamufasha kugenda arushaho kumenya gufotora ndetse no gutunganya amashusho. FATAKUMAVUTA mu mwaka wa 2015 nawe yishingiye inzu yiwe ku giti cye yatunganya amashusho. Akaba yarakoreye amashusho abahanzi barimo Emizo, Gisa Kiganzo ndetse n'abandi batandukanye. Mu mwaka wa 2015 kandi nibwo inshuti ye biganye mu mwaka wa 4 y'amashuri yisumbuye bagenzi Bernard watsindisha isoko ryo gufata ndetse no gutunganya amashusho mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Mugenzi Bernard yahise aha akazi FATAKUMAVUTA ku bitaramo bya Guma Guma, aho yakoranye na chief director. Ubwo yakoraga ku kazi, FATAKUMAVUTA avuga yuko muri icyo gihe haribwo yabonye ko itangazamakuru rikora ku myidagaduro, maze atangira kugira inyota yo kuzarikoramo. Avuga ko byinshi ndetse n'ibanga ryo gutunganya kano kazi by'umwihariko itangazamakuru rya showbiz ibanga yarimenye muri icyo gihe. Ngo kandi muri icyo gihe nibwo yagiriwe amahirwe no guhura n'abanyamakuru batandukanye baba mu myidagaduro, aho twavuga nka Murungi Sabe, Selemani, Mutaganda ndetse n'abandi batandukanye bakoranye mu binyamakuru byandika. Muri aka kazi k'itangazamakuru FATAKUMAVUTA ntabwo yagiye avugwaho byinshi bitandukanye, ntabwo yavuzweho rumwe na benshi batandukanye babarizwa muri showbiz cyangwa se mu ruganda rw'imyidagaduro. Bivugwa yuko akunda gukora ibiganiro byinshi bitandukanye yibasira abastari, akinjira mu buzima bwabo bwite ngo nyamara ngo ibi bitemewe. Azi twakwibagirwa nk'inkuru yaciye ibintu mu mwaka wa 2022 mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, hakwirakwiye inkuru ivuga yuko umunyamakuru akaba n'umuhanzi Bwana FATAKUMAVUTA yaba yafunzwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Cyakora icyo gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwanyomoje ayo makuru, maze ruhamya ko yarwitabye maze akabazwa ibibazo byose yakekwagaho ndetse n'ibyo yarakurikiranyweho, maze ubundi agataha. Nyuma y'ibi ngibi buri wese yatangiye kwibaza ibyo uyu mugabo yarimo arakurikiranwaho. Nyuma nibyo haje gutahurwa amakuru ko mu byo yabazwaga cyangwa mu byaha yashinzwaga harimo amakuru aherutse gutangaza avuga ku mukinnyi wa filimi Isimbi Alliance uzwi ku izina rya AYAMAGAMBO. Mu mwaka wa 2022 mu kwezi k'Ukwakira nibwo FATAKUMAVUTA nk'uko akunze kwita ku mbuga nkoranyambaga yasangije amukurikira ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa burebure bwari burimo amagambo akomoza ku mukinnyi wa filimi w'icyamamare hano iwacu mu Rwanda. Ubutumwa bukaba bwaravugaga yuko uyu munyarwandakazi AYAMAGAMBO yaba atwite inda y'umunyanigeria umujejetafaranga, akaba umugabo ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Ni ubutumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze nyuma yaho maze akaza kubisiba. FATAKUMAVUTA yagize ati Isimbi Alliance atwite inda y'umuherwe w'umunyanigeria uri kumwubakira n'inzu y'agatangaza hano iwacu mu Rwanda ihagaze miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Maze mu minota mikeya ubwo butumwa maze FATAKUMAVUTA itabukura ku mbuga nkoranyambaga ze arabusiba burundu. Bivugwa ko aya magambo atigeze ashimisha na gato Isimbi AYAMAGAMBO, maze ahita yitabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB hatanga ikirego, maze FATAKUMAVUTA atumwaho abazwa byinshi arasobanura nyuma arataha. Uyu munyamakuru ashinzwa cyane guhora yibasira abantu abinyujije ku muyoboro wa YouTube, aho akora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye.
bavuga ko nubwo yita umusesenguzi cyangwa se umucukumbuzi uyoboye abandi, bavuga ko nta bucukumbuzi na buke ajya akora, ahubwo afata umwanya akita ku muntu maze akamuvugaho, agafata inkuru itariyo akayihimba maze akayivuga ku muntu ngo we ngo yabagamije no gukurura amarangamutima y'abafana be cyangwa se abamukurikira, maze ibyo byose bikamufasha kwinjiza. Nyuma y'uko bivuzwe ko hari abahanzi amaze iminsi yibasiye barimo The Ben, Ngabo Medali, uzwi nka Bahati ndetse n'abandi batandukanye, ibi byose biri mu byaha akurikiranwe kuri uno munsi. Inkuru yitabwa muri yombi y'uyu mugabo yabaye ku itariki 19 Ukwakira 2024. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Murangira Bitseri yahishuye ko bahisemo guta muri yombi Sengabo Jean Bosco wamamaye nka FATAKUMAVUTA nyuma y'igihe kirekire yihanangirizwa abuzwa gukora ibiganiro nk'ibyo yibasira abagenzi bahuriye muri showbiz. Ibi Dr Murangira Bitseri yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye n'itangazamakuru ubwo yarabijwe ku nkuru y'umugabo usanzwe amenyerewe mu myidagaduro hano iwacu mu Rwanda byabiri kuvuga yuko yabatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Yagize ati nibyo yafashwe akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo ibyo kubuza amahwemo abandi yifashishije imbuga nkoranyambaga, icyo gukoresha imvugo ziremereye zikurura amacakubiri hagati mu bantu. Mu by'ukuri yakoreshaga imvugo ubone itaboneye, akaba ariyo mpamvu yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo abazwe ndetse anasobanure byinshi bimuregwaho. Dr Murangira Bitseri yavuze ko kandi FATAKUMAVUTA yafashwe nyuma y'igihe kirekire yihanangirijwe, agahabwa inama akanasabwa kureka ibiganiro akora maze agatangira gukora neza biri mu murongo. Ibi byose nyuma za kubirengaho, akaba ariyo mpamvu yaba yafatawe muri yombi. Afashwe nyuma y'igihe kirekire yihanangirizwa, twaramuhamagaye tumugira inama, tumusobanurira uburyo agomba gukoramo akazi kiwe maze akareka kwibasira abagenzi bahuriye muri runo ruganda rw'imyidagaduro. Ariko ibyo byose yabirenze. Dr Bitseri yibukije abakoresha imbuga nkoranyambaga yuko abantu badakwiriye kwifashisha imbuga nkoranyambaga zabo kugira ngo basenye amarangamutima y'abandi. Yavuze ko umuyoboro wa YouTube atari w'abantu bakwiriye gukoreshaho kugira ngo basenye ibyo abandi bagezeho cyangwa banduza amazina y'abagenzi babo. Ati ko myidagaduro ntabwo bivuze kutubahiriza amategeko, ntago ari ikirwa kingenga kitagira amategeko cyangwa se kitagira umurongo ntarengwa. Ntago aba mu myidagaduro bafite ubudahangarwa butuma bagomba kuvuga icyo bashatse mu gihe bashaka ndetse bakica n'amategeko. Yibukije kandi abakoresha imbuga nkoranyambaga ko leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose kugira ngo iterambere n'ikoranabuhanga by'u Rwanda bizamuke. Akomeza avuga ko kandi urubyiruko ndetse n'abandi bakwiriye kubibyaza umusaruro bakoresha imbuga nkoranyambaga neza, ngo cyane yuko zirimo inyungu, ariko ibyo byose bakabikora mu murongo mwiza bubahiriza amategeko. Akomeza agira ati turabona abantu benshi batera imbere binyuze ku mbuga nkoranyambaga, turifuza ko n'abanyarwanda bakoresha ubwo bwenge ndetse n'imbaraga bahawe, cyane yuko leta nta kidakora kugira ngo urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange babashe gutera imbere, ikongera ikoranabuhanga mu gihugu. Ibi rero ngo abanyarwanda bakwiriye kubikoresha neza, ariko byose bakabikora bubahiriza amategeko. Ku itariki ya 5 Ugushyingo nibwo FATAKUMAVUTA yageze imbere y'inkiko, aho yaragiye kurana kwifunga ndetse n'ifungurwa ry'agateganyo. FATAKUMAVUTA ushinzwe ibyaha birimo kwibasira abantu, gukoresha ibiyobyabwenge, gusebya izina ry'abandi akoresha imbuga nkoranyambaga. Ibi byose yabigejejwe imbere y'inkiko, maze umushinjacyaha yemeza yuko uyu FATAKUMAVUTA ibi byose FATAKUMAVUTA yagiye abikora mu bihe bitandukanye. Mu kwiregura, FATAKUMAVUTA yavuze yuko we ibi byaha byose aregwa byose atabyemera, ngo cyane yuko ngabona ko hanze hari abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga nk'uko azikoresha, ngarika abo ngabo bakaba kidegembya. Yatanze urugero ku banyamakuru batandukanye barimo Yago ndetse n'abandi batandukanye, avuga ko bagiye bakoresha imvugo zisa nkaho zikakaye, ariko aba bose bakaba batarafashwe n'uru rwego rw'ubugenzacyaha RIB, ngarika we ngakaba atazi impamvu akomeje gukurikirana. Nyuma yo kwisobanura, ubugenzacyaha bwakomeje kwerekana bimwe mu byaha uyu nguyu yagiye akora, maze bunatangaza batanze ikirego barimo umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben, Ngabo Medali, Bahati ndetse utibagiwe n'umwe mu manager b'ibihe byose hano mu Rwanda Bwana Muyoboke Alex. Bivugwa yuko aba bose baba bariteranyije hamwe bagatanga ikirego bavuga yuko uyu nguyu amaze iminsi akora ibiganiro bitandukanye bigamije kubibasira ndetse no gusenya amazina yabo. Kuri ubu ngubu FATAKUMAVUTA urukiko rwamusabiye gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Ibi ngibi bikaba byarabaye mu rwego rwo gukomeza gukora iperereza ku byaha aregwa, ngo cyane yuko hari ayandi makuru agikusanywa ataramara kubonerwa ibimenyetso. Ni byinshi byavuzwe kuri uru rubanza, ni byinshi byatangajwe. Gusa icyo wamenya kuri ubu FATAKUMAVUTA afungiye ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho akomeje gutegereza umwanzuro w'urukiko nyuma yo gusabirwa iminsi 30 y'agateganyo, maze agakomeza gukorwa iperereza ku bijyanye n'ibi byaha.
ngayo nguko ngibyo byinshi rero wari umaze iminsi wibaza ku rubanza rw'umunyamakuru akaba icyamamare hano mu Rwanda wamamaye ku mbuga nkoranyambaga waciye ku bitangazamakuru bitandukanye nka Contact TV, Flash TV ndetse n'ibindi, ako yaramamaye cyane muri iyi minsi ku muyoboro wa YouTube Sengabo Jean Bosco cyangwa se FATAKUMAVUTA. Aha ni naho nshoreje rero ikiganiro cyacu uyu munsi, ngushimira kuba waduteze yombi, mubwira yuko ahangaha kuri The Sky Media hariho ahantu uzaza ukurikira ibiganiro byinshi bitandukanye, ibyegeranyo ndetse na documentaire zivuga ku bastari ndetse namwe mazina mukunda kandi bukurikira. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubyumva mu bambere. Ngiye gutegurira ukakugezaho zino nkuru, nitwa Zu24. Ndagushimiye.